umunyamuziki, ni umukobwa ubimazemo igihe, umukobwa witegura kujya gutaramira ku mugabane w'Uburayi, ni umukobwa kandi aheruka gushyira hanze indirimbo, ni indirimbo yise Madede, yitwa Mana. Mana, tuguhaye ikaze mu kiganiro Mombezi cya none. Murakoze cyane. Umeze neza cyane? Ego. Wayina izo nete wazita gute? Nete tu. Yego, ni rinete. Mana, reka duhere ku bijyanye na Madede. Madede, igitekerezo cyo kwandika indirimbo Madede cyaje gite? Ufite umuntu Wapi, ni igitekerezo cyaje bitunguranye. Twari dufite gahunda yo gushutinga. Ndabona ati Drag Secretary Nete kamufashe akundi kunasubiza fata icyemezo cyo kuzikuramo ngo reka gusa wapi. Twari dufite gahunda yo gushutinga Logout, imvura iragwa byatari, kandi dufite gahunda yo gushutinga kuri pisine. Noneho pisine imvura iguye irandura, hanyuma bituma bitinda. Ndavuga ati kuko narageze, urumva studio yacu iri kuri office, niho twari turi. Ndavuga reka recording iyo ndirimbo, nzamba bari kunsiga makeup, numva nyine irimo iraza, bandangije. Ndavuga mu gihe tutegereje ko imvura ihita tukagenda gushutinga, ngira producer ati hari ibintu nshaka ko mba ndi recording indirimbo isa gutya. Nayo recordinze mu masaha 2. Igiye kwisa gutyo, ariko igitekerezo nyirizina gikubiyemo urumva aho no kujya recording. Sinzi impamvu nyine nanjye byaje nagize mu igitekerezo, bari no gusiga makeup tujya gushutinga Logout. Numva ndashaka kuririmba iyo ndirimbo, binzamo tu nicaye ndi muri studio hafi aho ngaho, mpita ninjira muri studio mbwira producer curanga bino bintu gutya na gutya, ndayirecording amasaha 2. Nari join wari ufite tayari. Yego, ibintu byose n'amagambo. Nahereye bundi kuri, ntabwo nahereye kuri Kalas, umva Kalas nirimo izina njye, none nahereye ku bitero, nibyo byari bindimo cyane. Nahereye kuri kino gitero ngo amagambo yawe anyereka yuko birimo. Ubundi nagiye kuri microphone yose ndabirecording, ubundi Kalas ndashaka nyuma. Ari iminsi wari umaze iminsi uca muri ubwo buzima, ubona ko akabwiye akajambo. Urumva ko ntabwo nanjye muri mood ya Logout, ntabwo rero nari hano mbyishimiye n'amarangamutima yanjye. Madede se n'akazina wari usanzwe kari aho ngaho ujya ukumva kera, wenda ukaba uri turi kwa mukobwa batumita Madede. Nawe nubwo ari umukobwa, Madede ni umuhungu. Madede ni umuhungu naririmbaga bitwa gutyo, ni izina njye ndimenya, narimenye kubera ko ari umukecuru yaryitaga umwana we. Ubwo rero bituma nawe umwana w'umuhungu. Yego, byo mu cyaro hari n'undi mushusho nari nzi witwa umwana we gutya, ariko atari ko yitwa akamuhemba ka Madede, banza ayo mazina yoroha. Bituma nanjye ndifata gutyo, ndarikoresha. Urarikoresha, ubu urayisohoye, iri hanze. Turaje tuyumve mu kanya gato kari imbere. Uritegura kujya kuririmba i Burayi ku itariki ya 22 z'ukwezi gutaha kwa kabiri, niba uzakorera igitaramo i Burayi, harimo n'abandi bahanzi ba hano mu Rwanda. Bivuze iki kuri kujya gutaramira hariya mu Bubiligi? Bivuze ikintu gikomeye cyangwa amahirwe akomeye, kubera ko n'ubwa mbere ngize chance zo guhura n'abafana banjye bari kure cyangwa bari ku mugabane w'Uburayi. Rero mfite amatsiko yo kumenya ngo ese bimeze gute, bamfitiye urukundo bimeze gute, si ibikorwa nkora barabyumva cyane. Rero kuba naragize ayo mahirwe yo kuba nagenda kubataramira ni ibintu bikomeye cyane. Ni ibintu bikomeye. Bivugwa ko hari n'ibitaramo bari kugushakira i Burayi ku buryo ushobora kudataramira mu Bubiligi gusa, ukaba wajya mu Bufaransa n'ahandi. Ibyo bimeze bite, ibiganiro bigeze? Ntabwo biraba confirmed neza, niyo mpamvu kugeza ubu tutabivugaho ngo tugire ikintu dutangaza, ariko nabyo biri mu nzira. Biramuka biciyemo nakavuze tuzabibwira. Biciyemo muri guteganya hehe na hehe? Ntabwo ni henshi, ntabwo turamenya neza aho tuzavuga ngo tuzakonfirma. Uri muri The Men, ni label imaze iminsi ivuyemo abahanzi babiri, Safi Madiba na Jay Polly. Wowe kuvamo kwabo wabyakiriye ute ku giti cyawe nk'umuhanzi warusanzwe ukorana nabo? Iyo urebye bigaragara inyuma mwarabavandimwe, kandi n'ubu ngubu mbona abagipostinga indirimbo zawe nubwo nyine mutagikora muri bimwe. Wowe wumvise ko bavuyemo, wabyakiriye ute ku giti cyawe utitaye ku cyabakuyemo? Ntite ku cyabakuyemo, numvise mbabaye. Nka kwa kundi uba nk'ufite nk'umunyeshuri mwigana muri class bakamuhereza ramvuye cyangwa bagahindura ikigo,
uburyo usigara mu bavuga ati inshuti yanjye iragiye nibwo buryo nanjye nabaye makuru ntabwo twari groupe ntabwo mvuga ngo turatandukanye ariko kuko nabuze Safi n'umuntu muri kumwe mukaba muri guseka amasaha yose kubera urumva mu bitaramo niba dufite nka tuwe bushize twaga tugenda igihe cy'urugendo kirekire tugenda tuganira ibintu nk'ibyo ngibyo urumva njyewe nyine ku giti cyanjye nitaye ku mpamvu byabo bibashanga bishimishije numvise mbabaye ko mvuze bagenzi banjye na Jay Polly n'abantu b'abashuti banjye n'abantu b'inshuti zawe hanyuma noneho hari utitaye ku mpamvu zatumye bavamo wumvise impamvu zatumye bavamo numvise nta kintu bitwaye cyane wumvise nta kintu bitwaye cyane kubera ko urumva kuba bavuye muri Ebo nabwo bisobanuye yuko bavuye mu kazi kabo n'ubundi mu buzima busanzwe bagiye gukomeza akazi kandi ntabwo n'ubundi abanzi bose bakora bagomba kuba muri domaine nta nubwo aribo batangiranye na domaine ndakuvuga ngo kuba basenyutse cyangwa bavuyemo no bakora batari muri Ebo hari n'abantu nyine basanzwe bakora badafite amaribo bakorera nibikora Safi ati mvuyemo kuko ibyo twemeranyije mu masezerano bitakunze bitagezweho 80% niko yavuze nyuma Badira mu muyobozi wa Demen mu kiganiro itangazamakuru ati twamukoreye byinshi ahubwo birenze agenda atanga ingero ariko kimwe mu byagarutseho nyuma yo kuvamo havuzwe ko ngo mwashyirwaga imbere nk'abahanzi kazi wowe Marina ndetse na Kwinja uvuga iki kuri iki ibyo ntabyo ntabivugaho kuko urumva niba ari amarangamutima yabijemo ntabwo ariko bimeze umuhanzi urumva twebwe nubwo tuba turi gukora ibintu dukunda ariko mu bundi buryo ni akazi it's a business ntabwo bibaho rero ushobora kuzana amarangamutima mu kazi nubwo wenda ejo ndari gukora muri ibintu bijyanye na press conference y'ahantu yavuze ngo relationship uburyo abantu babanye biriya rurabyo yatanze bavuga ngo Marina umwana wanjye uretse kanga gusubiramo neza Marina ashobora no kubyuka ngo mama bad umeze of course no kuvuga ngo ntabwo ngiye na bad tuma twararanye ku buryo nshobora kumamagara mubwira ngo mubwira ibintu bijyanye n'akazi ngomba gutangiza waramutse umeze gute nk'umuntu tutararanye nka manager wanjye of course rero nyine biriya kuri yabivuze n'urugero yabikoresheje nk'ijambo n'ubwenda abantu babifashe bitandukanye ako n'urugero yatangaga kuko n'ubundi of course wese wahamagara umuntu mutaranye ukabyuka ugahamagara nka tijara ati izo ni keya za mu gitondo ibiti hari akazi of course ni ibintu bisanzwe manager wawe gushoramo amafaranga ukurikirana ibikorwa byawe mugomba kuba muri intage cyane kugira ngo mukomeze umenye akazi gari n'akahe imishono ngomba kumenya njye sinye booking ama interview ngomba kumenya nize interviews zari ku munsi n'akazi yaneganyije nyine he's my manager rero abantu bifashe nk'uko bitari nagariye uravuga ko nta wundi mubana wihariye nawe adufatanyire ni business n'akazi akunda product ye njyewe aratekereza akavuga ati Marina ngomba kumukunda ko mushoramo amafaranga ngomba kugerageza bose mushyira hafi yanjye kuko burya iyo umuntu mutanye inshuti ntabwo mushobora kumvikana nashobora kumusura ngo numve tutumvikana ngo nabo nuko nguko ariko ntabwo twese tugira karagiteri zimwe wasanga njye mbimwemerera tukaba tumeze gutyo amakosa yanjye nkayemera tukaganira gutyo wenda asanga n'abatabyemera ibyo ntabwo babishingiraho se aribyo bavuga ko n'ubundi yari yarabatonesheje we ntabwo dutonesha ntabwo twese turi bamwe muri Ebo abavuyemo no kubera ko hari ibitaragenze neza kuri ma contract yabo abagumyemo ubwo nuko twese turi amahoro uramahoro nitwe n'amahoro uramahoro wowe ku giti cyawe n'amahoro reka twumve Madede turagaruka mu kanya niba hari ikibazo ushaka kubaza muri hano muri studio nyura kuri page yacu ya Facebook ni Radio Rwanda nyura kandi kuri Instagram yacu ni Radio Rwanda aho hose umubaze ikibazo ushaka icyo ari cyo cyose ahe umwanya muri iyi ndirimbo nta mukobwa mu muco wacu tubwira umusore kwamwemera amukunda mumbehe Marina wowe wikundiye umusore ukabona nyine ni Madede wowe ku giti cyawe wabimubwira cyangwa wakomeza ugapfira muri Nyagasani ndura mukobwa wo muri Madede ndi nk'abari abantu bo kwa Madede wallahi ntabwo wari fan uye cyari fan umuhungu nyine twege ngenda cyafite umuco no umuco uvuga no guta umuco no navugaga nyine mu muco w'iwacu ntabwo babyemera ko umukobwa ari uwa mbere kubwira umuhungu kamukunda nyine twege akenshi nyine dukunda gutegereza mu Rwanda sibyo
rero ntabwo ngenda ndahinduka. none se mwana wumva uramutse ubwiye umuhungu ko umukunda byaba bitwaye iki? ntacyo nyine rega biterwa wowe n'ukuntu umeze. nibugiriye ubuzima bwo mu cyaro, ubuzima bwo mu cyaro butandukanye, hari ukuntu butandukanye n'ubwo mu mujyi. abantu inkumi bivuga ngo tuve mu ndirimbo tujye kuri mu dufite ahangaha, tuve mu bitekerezo biri mu kandi yuko ndimo kuba mu buzima bwo mu cyaro. i Rwamagana aho ruri ntabwo ari mu cyaro naho bamujyi. Mu by'ukuri wumva ku giti cyawe uramutse ubimubwiye byatwara iki? ntacyo pe, ntacyo rwose. ubwo bushobozi bufite, izo mbaraga uzibonye nta kabuza wabivuga. ikibazo ni imbaraga zo kubivuga. byashoboka. hari abavuga ko banga kubivuga kubera ko yumva ko aramutse abwiye umuhungu gutyo kwamukunda ngo amuca amazi. we weretse umuhungu ko umukunda ngo ukanabimubwira ngo aguca uretse no kuguca amazi ngo ahita abona kuri ikirara nyine kuko witereteye umuhungu. nibyo nawe ubitekereza kuko turashaka kumva igitekerezo. Ndumva ari ikintu bitwaye. urumva nimba ukunda umuntu ukaba ufite imbaraga zo kubimubwira, of course kumubwira nta kintu bitwaye. hanyuma tuzatangiye umwaka w'ibihumbi 2020 tuve muri 2019. ni umwaka wa 2019 byuka tuganira hano tukwakira bwa mbere. wavugaga ko ari umwaka ugomba gukoramo ibintu byinshi. yego warakoze, ariko kandi bishoboka bikugire n'icyo management izapanga. ushobora kumurika alubumu, ushobora gukora igitaramo cyihariye cya Marina. 2019 yarangiye, 2020 iyo gahunda ihagaze kuko ntabyo twabonye. bibaho ko gahunda uko zapanzwe, urumva icyo gihe tuganira byari bitari ibintu biba biri confirmed. rero wenda ubwo ntabwo byakora izindi proje zagiye zibamo kandi nazo zari nziza, zari zikenewe. uyu mwaka rero nabwo harimo n'izindi. ntabwo kugeza ubu navuga ngo ndabizi nimba zaronshinga buri mwaka kuko nabyo ntabwo biba confirmed. nyine umuntu aronshinga bitewe n'uburyo abona ameze ku isoko. igihe cyageze nyine bitewe n'uburyo twabipanze na management. umeze ku isoko icyo gihe nikigera uko bigenda kose ntabwo biba ko umuntu ashobora kuronshinga atabanje kumenyesha abantu be kugira ngo bazitabire icyo gitaramo. nabwo tuzagerageza tubivuge mbere y'igihe. uyu mwaka rero uko bigenda kose hazabasohokamo proje nziza, harimo ibitaramo byinshi bitandukanye byanjye ndetse nyine noneho uzabibona. urabyijeje uyu mwaka? Ndabikwijeje.